yageze nubwo atekereza kwiyahura. Umugabo umenyerewe cyane mu Rwanda muri showbiz nyarwanda bamwita Badrama, naho umuhanzikazi Shakira wamamaye cyane ku isi mu bijyanye n'imiririmbire ye ndetse n'ijwi rye, arageramiwe cyane n'ubuzima aho arwariye mu bitaro ndetse akaba arembye. Ndagushimira cyane wamaze ukanda subscribe, nawe mushyashya nguhaye ikaze kuri Irika TV Rwanda, tubagezeho amakuru menshi aryoshye. Kugeza aka kanya ngitangira uhise wibaza ute se kuki Badrama yatekereje kwiyahura? Ibi byabaye nyuma yo kwisanga mu bibazo ndetse asanga ari gusorwa mu nzu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo Badrama we bisa naho atizihije umunsi wa Saint Valentin nk'abandi bose, kuko ku wa gatanu nibwo hasohotse inyandiko z'urukiko rwa Marico County Justice amenyeshwa ko agomba gusohoka mu nzu y'umunyemari Basil Maseverio yakodeshaga. Iyi nzu iherereye mu mujyi wa Phoenix muri leta ya Arizona ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irene Basil Maseverio yatanze ikirego avuga ko Badrama yanze gusohoka mu nzu ye kandi ko amufitiye amafaranga y'ubukode angana n'ibihumbi 6,900 by'amadolari ya Amerika. Uyu mugabo Badrama rero kwishyuza Basil amadolari ibihumbi 30 by'amadolari ya Amerika bingana na miliyoni 41,940 by'amanyarwanda byamugejeje mu nkiko. Badrama asobanura ibi rero yatangaje amagambo agira ati uyu mugabo yambereye umwescro, ambera n'umugome ukomeye cyane kuko yagiye antega imitego myinshi cyane. Ku itariki rero 12 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo imyanzuro ye y'urubanza rwe yarezwemo yasohotse. Ku itariki ya mbere rero ukwezi kwa 12 na 2023 Badrama yari mu Rwanda agenzwe n'ibikorwa bibiri bikurikira. Ku itariki na 8 muri uko kwezi n'ubundi uwo mwaka 2023 yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru cyabereye kuri hotel ya Basil i Nyarutarama, atangaza ko yinjije muri The Main abahanzi babiri bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo Babi ndetse na BM. Nyuma y'iminsi ibiri ni ukuvuga ku itariki 10 uko kwezi n'ubundi yakiriye ku meza inshuti ze ibyamamare n'abandi mu birori byo kwakira umuvandimwe we bari baherukanaga mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibi birori rero byabereye mu kabyiniro ka Basil gaherereye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, kandi yumvikanishaga ko Basil ari inshuti ye, bityo ari ibirori byagombaga kubera mu rugo rwe. Kuva icyo gihe Badrama yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza ibikorwa bye nk'ibisanzwe. Mu makuru dukesha Inyarwanda rero nuko umwuka mubi, Badrama yatangaje ko umwuka mubi hagati ye na Basil uvutse nyuma yuko amwishyuje amadolari ibihumbi 30 by'akazi bakoranye mu bihe bitandukanye, ariko undi ahitamo kuyoboka iby'inkiko cyangwa se kuyoboka inkiko. Badrama yavuze ko kuva kwishyuza Basil byabaye imvano y'imitego myinshi yagiye amutega cyangwa se yamuteze. Ati Kigali yanteze imitego anzana mu bintu nari nateguye kandi ariwe byose wabiteguye, abinzanamo ku mbaraga binarangira atanyishyuye n'ibindi byinshi atagiye anyishyura. Ndarwaye kuko no kuvuga biri kungora. Uwo mugabo yavuze ko yitabye urukiko ku itariki kuwa gatanu ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka arwaye mu buryo bukomeye kuko byasabye inshuti ze kumugeza ku rukiko. Yasobanuye ko impapuro Basil yifashishije amurega mu rukiko ari impapuro mpimbano, kandi yiteguye kuzakomeza kugaragaza ukuri kw'ibyabaye byose. Agira ati nzakomeza kubisobanurira abantu kuko hari byinshi nkiri gukurikirana, harimo n'izo mpapuro mpimbano yagiye akoresha mu rukiko. Hari impapuro zisinye Basil afite ugasanga ngewe izo mfite ntizisinye, kandi byose mbikura ku rukiko. Ati kandi koko izo mpapuro ntizigeze zibaho. We yabikoze kugira ngo abone uko yahimba ikirego cyangeza mu rukiko, abone uburyo antera ubwoba kugira ngo agere ku cyo yifuza. Akomeza agira ati nguwo rero Basil wanyu, umushoramari wanyu, maze imyaka irenga 20
muri bizinesi nta muntu n'umwe turagirana ibibazo by'amafaranga. Yereye ko ibihumbi 30 by'amadolari yishyuje Basile aribyo byabaye intandaro yo kujyanwa mu nkiko. Ati ni njyewe umwishyuza ibihumbi 30, ariko nibyo byabaye intandaro y'ibibazo byose ureba. Ngeze kure, najyaga mu rukiko bakampamagara mu gitondo nkajyayo nkasobanura, mbese byari ibintu by'ubusazi cyane. Uyu mugabo Badrama yishinja ko umutima mwiza agira utuma abantu bamuhemukira. Ati mu mwaka wa 2027 yahombye miliyoni zigera kuri 80 mu ijoro rimwe, arataha akomeza ubuzima. Hadaciye kabiri ahura n'abagabo babiri b'abacuruzi abaha miliyoni 20, baramwambura aratuza, ndetse byarangiye abaye imbabazi kandi n'ubu ni inshuti. Ikindi gihe kandi yaguze ikamyo ayiha umuntu birangira nawe ayimutwaye. Mu butumwa yatambukije ku rukuta rwe rwa Instagram, Badrama yumvikanishije ko amaze kunyura mu biri byinshi byamukomeretsa umutima we, ndetse ko uburyo yitwaye mu kibazo yagiranye na Basile ari ikimenyetso cy'uko yarageze ku rwego rwo kuba yanakwiyahura. Ati mbanje gusaba abanyarwanda bose ndetse n'abandi bankurikirana imbabazi ku buryo naba naritwaye muri iki kibazo nahuye nacyo, cyane cyane muri izi za video nasohoye ibibazo bikambaho. Impamvu ni uko mu by'ukuri uriya ntiyari bad muzima, yari bad uri ku rwego rwo kwiyahura bitewe n'ibyari biri kumubaho. Ati ntanashobora kweguka ku gitanda kubera uburwayi, kandi narabibonaga ko umuntu ari kundaha mu cyobo, nabuze n'uwo natakira, cyane ko hano wisanga no mu nzu uri wenyine. Ubwo yavugaga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko byari bimeze. Akomeza ati byari ibihe bigoye ku buryo cyari kindi hafi aricyo nakoze ngo byibuze ndebe ko hari n'uwanyumva cyangwa se nanakwiyahura mukazamenya icyanyishe. Badrama yagerageje kwiyunga na Basile biranga. Badrama yanasobanuye kandi ko mbere yuko yitaba urukiko, Basile yamusuye mu rugo ari kumwe n'abandi bagabo babiri, maze abatekereza ikibazo afitanye nawe. Muri abo bagabo babiri, umwe witwa Manchester yabwiye Badrama ko yabaye indangare kuko bitumvikana ukuntu Basile yamukoresheje ataramwishyura agakomeza kumwizera. Umugabo wa kabiri witwa Kasim we yabajije Basile ati ibyo numvise byose byarabaye? Basile ati yego. Ako kanya Kasim yahise avuga ko yiteguye gutanga amadolari 5,000 kugira ngo ikibazo gikemuke, ariko Basile amusubiza ko ibyo bikora ku giti cye kuko we ngo yarazi icyo azakora kugira ngo Badrama amuvire mu nzu. Badrama ati mu by'ukuri ntitwari tuzi icyo agiye gukora cyangwa se ntitwari tuzi umutego yateze. Ati uyu mugabo avuga ko bidatinze yahise yisanga mu rukiko agatangira kuburana. Ngo ajya mu rukiko rero yasanze umucamanza afite impapuro zisinye. Basile yemeza ko ari Badrama wazisinye. Yavuze ko Badrama agira ati yavuze ko amasezerano Basile yagaragaje mu rukiko bwari ubwa mbere nyabonye, kuko nabonye nayahawe n'urukiko ariko yo ntasinye amasezerano ntasinye. Badrama yifuza ko inyandiko Basile yatanze mu rukiko zapimwa n'abapolisi b'u Rwanda kugira ngo hamenyekane ukuri kuko ari impimbano, kandi yavuze ko ari amasezerano yagaragaje mu rukiko ari ayo muri kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025, kandi ntiyigeze ashyiraho umukono. Yibuka ko yatangiye gushidikana n'uyu mugabo cyangwa se guhangana n'uyu mugabo nyuma yo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 2023, aho yari amwishije ibihumbi 30 by'amadolari akamwihorera, ahubwo agahitamo gutangira inzira z'imanza cyangwa se inzira y'imanza kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, asaba urukiko kumusohora mu nzu ye. Uyu mugabo rero Irene Basile Masavelio wajyanye mu nkiko Badrama, nawe akaba ari n'umunyarwanda uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watangije ikigo Basile Industries Limited gikora ibikorwa by'ubwubatsi.
akabari ka The Bee Lounge gaherereye i Nyamirambo, ndetse na Night Club anafite The Bee Hotel iherereye hafi y'ikibuga cya golf. Ngayo nguko ibya Badrama n'uwo mugabo uko bihagaze. Tunyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no hirya no hino ku ikubitiro. Shakira ari mu mazi abira aho arembeye mu bitaro mu gihugu cya Peru. Umuhanzikazi Shakira wamamaye mu njyana ya pop yatangaje ko yarwariye mu gihugu cya Peru aho yari agiye gukorera igitaramo ndetse agahita anagisubika. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram ahanyuzwa ubutumwa mu gihe cy'amasaha 24 gusa cyangwa se ahazwi nko kuri story, Shakira yatangaje ko yarwariye muri Peru aho yari yagiye gukorera igitaramo bituma agisubika. Uyu muhanzikazi yatangaje ko yarwaye mu nda ajyanwa mu bitaro, bityo asaba imbabazi abafana be kubwo kudashobora kubataramira. Avuga ko abamufashije gutegura ibyo bitaramo bagiye kwicara bagashaka itariki ya vuba ishoboka kugira ngo Shakira yongere ataramire abantu. Yagize ati, mbabajwe no kubabwira ko mu ijoro ryakeye najyanywe kwa muganga by'igitaraganya kubera kurwara mu nda, none ubu ndi mu bitaro. Umuganga uri kunyitaho yambwiye ko ntashobora kuririmba uyu mugoroba. Shakira yakomeje agira ati, ndizera ko ejo nzava mu bitaro ku buryo mu minsi ya vuba bishoboka ko nzakorera igitaramo nari narabateguriye cyangwa se narateguriye abakunzi banjye. Shakira uheruka kwegukana igihembo cya Grammy mu cyiciro cya Best Latin Album cyangwa se album nk'uko ubivuga, bitewe n'uko ubivuga, abikesha Las Mujeres ya Norland. Yari gutaramira ahitwa Andean nyuma yo kugera i Lima mu murwa mukuru wa Peru kuri uyu wa gatandatu, akagaragarizwa urukundo n'abafana be bagiye batandukanye. Uyu mbibutse rero ko yaje gutandukana na Shakira na Piqué bamaranye imyaka itari mike ndetse bakaza gutandukana babyaranye cyangwa se bafitanye abana b'abahungu babiri. Ndabashimira cyane rero wamaze gukanda subscribe, mani umugisha nawe mushyashya ngo haye ikaze. Wibuke gukanda share, like ndetse na comment. Kuri TikTok turahari, kuri Facebook ndetse na Instagram hose turahari. Wadufollowinga ugatanga igitekerezo cyawe, ukana likinga, ukabisharinga n'abandi bakabibona. Ndabakunda cyane rero, Imana ibampere umugisha. Nizere ko we mushyashya ugiye guhita subscribe ugatanga n'igitekerezo, hanyuma tukagira ibyo tukugezaho. Ibyiza byose nibyo mbifuriza, amarira y'ibyishimo. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao.